بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. mbere ko tangira isomo ry'uyu munsi nukongera kwibutsa abantu hari igihe ibintu biba bitari kugenda neza mu buzima, ariko ni ukuzirikana neza ko Allah adufungira rimwe na rimwe amadirishya cyangwa se n'inzugi rimwe na rimwe kugira ngo turinde imiraba yaturuka hanze cyangwa se ibyatubangamira byaturuka hanze, cyangwa se akakunaga mu nyanja cyangwa se mu mugezi, kubera ko azi ko ibiri kuguhiga byose n'ibigukurikiranye nta na kimwe cyabasha koga. Rimwe na rimwe Allah gushyira ahantu hamwe kugira ngo akurinde ibyago byaba biri imbere agatuma uguma ahantu hamwe. Bityo rero tuba tugomba guhindura ibitekerezo byacu tukamutekera ibyiza, tukamutekereza ibyiza, kubera ko nyine Allah ntabwo ajya akererwa mu byo dukorera, ntajya nihuta, igihe cye gihora ari igihe. Tuba tugomba kumwiringira tukamwizera, hasbunallahu wa ni'mal wakil, nk'uko Ibrahim alayhi salam yabigenje, kubera ko Allah ntabwo ajya atuma hari ikintu kiva mu buzima bwawe usibye ko ari kugutegurira ibyiza birutaho. Nk'uko uzi ko ugumanye bimwe mu kiganza utabasha gufata ibindi, bityo tugire imyumvire iboneye. Bityo uyu munsi, isomo ry'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku myiteguro y'ukwezi gutagatifu kwa Ramadani, ukwezi kuje imigisha. Alhamdulillah, turi bazima, dusaba Allah, Allahumma balighna Ramadani, Allah tumusaba azatugeze muri Ramadani ndetse tuzayikuremo umusaruro, tuzayimu bazababarirwa. Ubundi ukwezi kwa Ramadani abatubanjirije mu kukwitegura bo bajyaga bafata igihe, bafataga amezi 6, yani twe nabo twahagezaho bijyanye n'uko biteguraga Ramadani, ariko bijyanye n'imigisha irimo, buri wese agomba gutangira gushyira mu bitekerezo, akiha gahunda, agatangira gutekereza ingengabihe yo muri Ramadani bijyanye n'urwego wifuza ko Ramadani izasiga uriho n'ibyo izasiga usaruyemo ku muremyi wawe. Ikindi kintu gikomeye cyane, kubera ko kwitegura gusiba ukwezi gutagatifu kwa Ramadani bijyana no gutangira kwitegura, ukamenya Quran uzajya usoma ku munsi uko ingana, ibitabo by'idini uzajya usoma, hadith uzajya wiga, ese n'izihe nyigisho uzajya wumva inyigisho, uzajya ugera mu musigiti runaka kugira ngo usobanukirwe idini, kubera ko n'ukwezi kwamanutsemo Quran. No mu kubyizihiza neza nuko byibuze Ramadani isiga hari ikindi wiyongereyeho muri Quran. Yasanze uzi juzu imwe igasiga wongera izindi sura cyangwa se izindi aya cyangwa se andi majuzu. Bityo rero Ramadani yazanye n'ingabire nyinshi, kubera ko Imana ikatubwira muri Quran tugiye kwifasha gukora ibintu byose duhera muri Quran. Ko Ramadani wa undi izaza nyine ntuwa Imana avuze ngo ni umunyagihombo wandi Ramadani izaza uko imusanze ikaba ari kumusiga. Tunabasaba ko urwibutso muza kurusangiza abavandimwe kugira twese tubone ibihembo, kandi uko kwezi tuzakwakira uko kuri, tunasaruyemo ibyiza byako. Imana yagasani subhanahu wa ta'ala itubwira muri Quran ngo ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye, kutiba alaykumus siyam, mwategetswe gusiba, kama kutiba ala alladhina min qablikum, nkuko nababanjirije ryari itegeko. Nagatwe biba mbere byaziye, intego ni yo gusiba, la'allakum tattaqun, kugira ngo murusheho gutinya Imana. Ramadani nirangira gutinya Imana kwawe nta kiyongereyo, uzicare nawe wiga imenye kuri mu banyagihombo. Iyo ni ayiboneka muri suratul Baqara aya y'183. Nuwo ngo ibanga riri mu gusiba, kuba igisibo cyarabaye itegeko kuri twebwe, nuko Imana yayo ni ukugira ngo igihe cya Ramadani kiturinda ibibi, kikatwereka neza ngo ese niba ushobora kumara iminsi 30 utagiye mu nzoga, utagiye mu busambanyi, utagiye mu bindi, no mu yindi minsi wabishobora. Igisibo cya Ramadani katwegereza ibyiza, tukabona uburyo dushobora kuba mu misigiti, tugakora iswala ku gihe, tugatanga sadaka, tukaba turi kumwe n'abandi bavandimwe bacu, tukibukiranya ku idini. Niyo mpamvu Ramadani twibutsa neza uwo wakabaye uriwe. Ramadani igihe cyiza cyane tugira, aho tureba neza ibyo dushoboye gukora mu by'Imana yategetse n'uburyo dushoboye kwirinda iby'Imana yabujije. Ramadani ni ukwezi gutuma imani yacu yongera ikagaruka, ikabyutswa ndetse ikanakomezwa, kubera ko impuhwe za muri Ramadani ziba zigera ahantu hose. Intumwa y'Imana ikatubwira muri hadith ati idha jaa Ramadan futihat abwab aljanna wa hulikat abwab an-nar wa sufidat ash-shayatin. Uyu kwezi gutagatifu kwa Ramadani kwageze, imiryango y'ijuru irafunguka, imiryango y'umuriro igafungwa, kandi amashayitani agashyirwa ku migozi akabohwa. Bityo niyo mpamvu
ugerageje mu gikorwa cyose ukoze muri Ramadani kikuzamura mu rwego ndetse kikakwegereza imbere y'umuremyi wawe. Niba wabona gutangira kwitoza Qur'an, ni page uzajya usoma ku munsi ku buryo Ramadani izagera usanga hari ikigero umajije kugeraho mu kuwimenyereza ibyo bikorwa ku buryo izagera ari igihe cyo gusarura atari igihe cyo kwitegura utakijarajaye. Rimwe na rimwe ikindi dushaka kwibukiranya abavandimwe b'Isilamu n'Abisilamukazi ni uko Ramadani ntabwo ari igihe cyo kurya ku buryo usanga Abayisilamu barimara igihe kinini cyane bari gutegura iftar, ugasanga bateguye ibintu byinshi cyane, umwanya wo gusingiza Imana, wo kugandukira Imana. Rimwe na rimwe ugasanga twawumariye mu gikoni, twawumariye ku meza, igihe tubaje gufite iftar ugasanga ni ukurya tukajya mu biganiro n'inkuru wa Islam. Ni igihe cyo kubyaza umusaruro. Dufite amezi 11 barengaho yo gukora ibyo dushaka, yo gusangira n'abo dushaka, yo kurya igihe dushaka. Ariko iki gihe bavandimwe Abisilamukazi ndabibutsa nanjye naretse roho yanjye ko twakigiye igihe cyo gushaka ingabire, ko twakigiye igihe cyo gusaba ibyiza. Hanyuma ibyo turi gusaba muri Ramadani tukicara nyuma ya Ramadani tukazajya dushimira, kubera ko nyine ni ukwezi kuje ingabire, ni ukwezi igikorwa cyose ukoze kuva ku nshuro 10 kugera ku nshuro 100 kuzamura, bijyanye n'umugambi wagikoranye, bijyanye no kwibombarika no kwicisha bugufi wagikoranye. Bityo turasaba Allah ko yatworohereza akadushoboza gutunganya ibikorwa byiza dutegeka. Iyi dua ni ukayibure mu maduwa yawe uzajya usoma: Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ni dua y'Imana sallallahu alayhi wasallam yigishije umusangirangendo witwa Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, ngo jya usaba Allah: Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, ntera inkunga unshoboze guhora ala dhikirika, ngusingiza, wa shukurika, ngushimira, wa husni ibadatika, ntunganya ibikorwa byiza untegeka. Twibukiranya neza Abayisilamu, Ramadani ni kwezi gutagatifu kwa Ramadani. Kugusiba ni inkingi ya 4 mu nkingi zigize Uwisilamu. Bityo tugiye kubaka idini yanjye n'iyawe, dusaba Allah ko dutera inkunga urwibutso murigeze no ku bandi bavandimwe. Inshallah taala n'izindi n'andi masomo turi kubategurira. Ushaka ko ari isomo ry'umwihariko dutegura watwandikira, dusaba Allah akomeze kubatera inkunga, bishimira abatunganyiriza ibyanyu n'abanyu. Barakallahu fikum buri wese akurikira urwibutso. Wa jazakallahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.